ndavuga ngo mana mu izina rya Yesu wagaragaza imbaraga zawe. Bane barimo kurira kandi ubwo umukecuru ntabwo yarakijijwe, yarakiraguza, yanywaga n'itabi n'inzagwa ibintu byose. Wanamunyera akagutera umugere. Ndasenga ndangije nti nimuhumure, iyo byabaye biraba ariko Imana ibihagazemo ihoza abantu amarira. Bararebana, ndasohoka njya haruguru mba ntemberaho gake ndagaruka. Ngarutse mukecuru ko nari mpavuye ngo yiteye hejuru avuga ngo umwana wanjye Innocent ari he? Maze dore Imana ngira kora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Ngarutse numvisha baza kundeba haruguru ngo mukecuru yazutse. Ngarimo arakubaza mpita nzi ntitwebwe dusenga Imana we. Ibyo wahanuye iyo byasohoye umuhanuzi arega agatuza akavuga ngo reka mbabwire abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakoreshwe by'ubutwari. Maze ndahagarara nkora mu mufuka. Burya nubona umuntu akoze mu mufuka ntuzagire ngo nukwiyemera. Hari igihe mu mufuka haba harimo ikofi y'amadolari. Nuba n'umugore yakenyeye igitenge umusuye ugasanga yikeye muri salo n'igitenge mu mabere arimo arareba akanyombya. Ntuza oya afite ikimutera, wasanga muri sitoke hagarutse ibiro 10 by'ibirayi. Dukomere Imana amashyi, twongere dukomere Imana amashyi. Amen, amen, amen. Ngo bamuteraganye Imana ihitiza irahagarara. Umva ijambo ko ryavuze, nkunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata ryawe, wari waratawe ntacyo wambaye, umukungwa wawe ntibawusharuye, inkomoko yawe ahana kwa nyoko ahana. Ubwo nkunyuzeho, umva ijambo Imana yavuze. Yaravuze ngo baho y'Imana ririmo rya ambara isige tura tera imbere gubwa neza shingirwa ambara agatimba fiansaye alliance tereka amaso ambara rinete sokoza hengeka dafiriza manura muri baho y'Imana, muri baho y'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twongere dukomere Imana amashyi. Amashyi nayawe Yesu. Twongere dukomere Imana amashyi. Twongere dukomere Imana amashyi. Twongere dukomere Imana amashyi. Kubera aho navuye n'ibyo nanyuzemo, madamu nta wundi yemera nta n'uwo yizera. Aziko n'igisafu nagifata kabisa hagituritse. Aziko indege igiye kugwa mu kirere natega ikiganza ikagwaho, vuga ngo yemera amavuta kubi. Yemera amavuta. Kubera impamvu niyi, nigeze mva mu rugo abizi neza ko nta kintu gihari turaburara, twe tunabwiriwe nanone kabiri. Mavuye anyiruka arambwira ati ndabwira ngo subira mu rugo, Imana niza n'ibyo kurya idasanga twese twagiye. Havuye umugabo umwe wakoraga muri bet, azazanya akamodoka karimo umuceri n'ibishimbo n'amavuta na kawu. Modoka zirahagarara barapakura bakarane. Madamu aramamagira ati ngwino umwana yaje. Hitangatira akanyonyomba ngaruka nigize nka jetiri. Dukomere Imana amashyi. Imana igiye gukora ibintu bigaragara. Imana igiye gukora ibintu bigaragara. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo niba wishimirwa n'Imana ntuzagira ubwoba bw'abanzi bawe. Sema amen. Hallelujah. Niba wishimirwa n'Imana ntuzagira ubwoba bw'abanzi bawe. Zaburi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Iyi Imana izakugeza kure hakomeye, ibanza kukunyuza hasi hashoboka, ariko ikazasohoza isezerano yavuganye nawe. Ugasengera abantu batareba, Imana yagutabara ikazagutabarira ku karubanda. Yego.
ndagira mvugane nawe ngo umusozi urimo kugwana nawo ureke Imana irawuzi. Yego. Izo ntambara, uwo mubabaro wawe Imana irawuzi. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere na nyuma ya zero Imana irakora. Aho ubona nta nzira, aho Imana ibikureba. Icyo usabwa ni kimwe no kumvira Imana. Cya kabiri ugasenga, ukongera ugasenga. Nta muntu usenga kogwa n'isoni, nta muntu usenga ngo ubukene bumutere. Iyo umuntu asenga Imana, kubaha Imana, Imana imugeza aho abandi batamugeza. Mubaze ngo mbese uracubaha Imana mu mutima wawe? Ijambo nakubwira uyu mugoroba, utunge Yesu kurusha gutunga ibindi byose. Yesu azakugeza kure hashoboka. Aho so na nyoko batakugeza, Yesu azakugeza. Aho umugabo atakugeza, Yesu azahakugeza. Yego. Bantu barahinduka ariko Yesu ntajya ahinduka. Tumuhe icyubahiro Yesu. Haleluya. Yesu ntajya ahinduka. Bwana asifiwe. Asifiwe. Niba ushaka kugera Imana yavuganye nawe, gira abantu utandukana nabo. Abantu ubona badafite inzira z'Igisiyoni, abo bose uzatandukane nabo mu izina rya Yesu. Aburahamu kugira ngo Imana imuhe umugisha, yabanje gutandukana na Loti. Iteka ryose iyo ubana n'abantu badafite iyerekwa ryawe, bahora bagukurura kugira ngo bagusubize inyuma. Loti uyu mugoroba Imana imukure mu buzima bwawe, kugira ngo Imana ikuzanire Isaka nk'uko yabivuganye nawe. Hari abantu uzana mu buzima bwawe ugatangira kugwana intambara Imana itagizemo uruhare. Iyo nakigera mu nguge, ubwato bwatangiye guterwa n'umuyaga, hari abantu ugira inshuti zawe bagatangira kukuzanira umuraba. Izo nshuti zawe Imana izigukureho, Imana ikuzanira abanyamaboko ku buzima bwawe. Imana ikuzanira abanyamaboko. Murebe mu maso umubwire ngo Imana ikuzanira abanyembaraga. Ukeneye abanyembaraga. Witinda mu buzima bwawe hahahise, tumbira Imana izakugirira neza. Imodoka igira rotorovizeri. Nta kandi kamaro ka rotorovizeri no kureba inyuma. Ariko iyo utinze ugatwara imodoka ureba muri rotorovizeri, ugatinda ureba inyuma, imodoka igukoresha impanuka. Mu yandi magambo, ahahise hawe wihatinda, tumbira intego ufite mu buzima bwawe. Bwana asifiwe Yesu. Ndanezerewe aho Imana igejeje, mbaye nyishimiye. Muri hangana, naringeze hano ngo mbasuhuze. Turacyari mu bintu byinshi byo gutegura, ariko munyemerere duhaguruke ku maguru yacu twembi. Amaguru yawe yahagurukeho, nkubwire ikintu dukora. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya ukuri. Ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. Reka mugihagaze. Kuwa gatanu dufite amateraniro tuzasenga. Ejo ni ubukwe nk'uko nabivuze. Katukomera Imana amashyi menshi, twiyegereza Bishop Innocent azatuganirire mu izina Yesu. Ayo mashyi ari Imana wayakoma. Reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Reka dukomere Imana amashyi. Amashyi nayawe Yesu. Uri inkuru Mana, uri inkuru, uri inkuru Mana, uri inkuru Mana, uri inkuru, uri inkuru Mana, uri inkuru, hey Mana, uri inkuru, uri inkuru Mana, uri inkuru, oh uri inkuru Mana, uri inkuru
mana uri guru uri guru mana uri guru mana uri guru imirimo yawe imirimo y'amaboko yawe irahebuje mana uri guru uri guru mana uri guru. reka dukomere Imana amashyi Hallelujah. reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ari ngiye kuvuga wa mucuranzi w'ingoma nibuka ko wenda nawe arimo hari ibyo arimo arafasha umushumba wenda. Yesu abagirire neza ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Piano yigabanyeho gato. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka hano muri Ezekiyeli ibice 16. Ezekiyeli ibice 16. Turasoma n'umurongo wa 4 cyangwa se dusome 3. 3 aravuga ngo uvuga uti uko niko umwami w'Iteka abwira ab'i Yerusalemu inkomoko yawe na kavukire yawe uri wo mu gihugu cy'i Kanani, so yari umwamori nawe nyoko yari umuhetikazi. Hanyuma umurongo wa 4 aravuga ngo kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawusharuye kandi ntibakushabuye n'amazi ngo ubonere, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukorereho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. 5 cyangwa se 6 nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri nakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Iyo usomye hepfo haravuga ngo nakugwije nk'ibimera. Imana ishimwe cyane. Reka dushimire Apostle wari muratubwiriza hano, atubwiye amagambo meza cyane ari mu buhanuzi. Ngira ngo buri wese ubashe kunyura hano imbere cyangwa se nutanyuze hano imbere wumvishe yarateze amatwi abashe gufata message yiwe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ngo ikuzane impuze nanjye guhuze na ntambari guhuze na Mana ivuga n'abandi bakozi b'Imana n'abashyitsi idafite icyo yenda gukora. Reka tuyikomera amashyi kuko hari icyo yateguye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ishobora gutegura uyu munsi ngo ikurokore urupfu ejo wasimbutse, igutambutse iminsi mibi wanyuzeho, ikugeze uyu munsi gutwari gukuri wawe mu rugo aho uturuka ntabwo mpazi cyangwa se aho uvuka. Icyo nzi kugera hano byakugoye kuko hajemo no gutega kandi utegesheje ayawe. Harimo n'abamaze iminsi baguze itiki kugira ngo bazaze kubonana n'umuhanuzi. Kuza hano ntabwo byari byoroshye, birakomeye cyane. Waragurisha amagi, yego, harimo n'ababyese kugira ngo haboneke agatike ugere hano, ntibyari byoroshye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muribuka igihe nigishaga hano mbabaye hariya hirya abanyandikiye, ntabwo nagiye ngo mpite nishyura, ahubwo ayo nari mfite koko nayakoresheje mu bindi nabwo bigirira abandi akamaro. Igihe rotari bankubita 35 nari hano numva mfite agahinda ariko mfite n'ibyishimo kubera izindi mpamvu runaka. Yesu ashimwe cyane. Mfite abo bashyitsi nimo natekereza ngo ko mwiyi minsi maze iminsi ari byo ndimo turakora mu rusengero kuko mu minsi itambutse ntibyari byoroshye nanone. Ndabigenza gute ko
ndabizi neza. Nabwo yari tarishyurwa. Nibuka ko nakwepanye n'abapolisi rimwe. Ngeze ahantu ku modoka aho yari iparitse kwa kundi bafata plaque wagera imbere. Nyivuyeho nyibonye mpita nibwira ko imbere bahari. Mpita nkatanzamuka iyindi nzira. Nta udakwepa iyo byamugezeho. Yasashimwe cyane. Noneho Imana ikora imirimo n'ibitangaza mu gihe gitoya kugira ngo yishyurwe n'ababashitsi bigende neza. Nanjye maserukana ishema nananezerewe cyane. Nibazaga naho intwererano y'uyu mugabo aho nzayivana, ariko yo kabyara kuko ijya yiyeranja. Mbonye muri iri teraniro hari abantu Imana igiye gucira inzira ikiyeranja. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Numva umutipe w'umwana w'umusore wigeze uba mu rusengero kera muri za 2012 yabaga muri korali. Noneho umunsi umwe igihe nari ndimo ndajya hanze i Bugande mu giterane arasaba ngo tujyane, hanyuma turajyana. Yari umukozi wo mu rugo. Nyuma hamwe namujyanye mu giterane i Bugande, twaragarukanye nyuma yisubizayo. Sinzi ko yakoze icyo yakoze mu itorero yibera aho ngaho gusa. Agera ku rwego rwo kwibera imbobo i Bugande, ariko nanone nubwo atarafite aho rara yarafite aho asengera. Ikibazo ni ukuba imbobo yo kutagira aho usengera ntugire naho urara. Mbibutse ko nta kindi kisha abarokore ba none muri iyi minsi. Bafite ububobo mu myumvire, bafite ububobo hano, ariko si abarokore bari hano, ni bariya bambutse hariya hakurya ku Gisozi. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Hagi ikibazo duhura natari ugukena. Hari umuntu ukena ku mubiri agakena no mu mwuka, agakena no mu bitekerezo. Byibuze yamba twari tubuze amafaranga tukagira Imana kuko Imana niyo nyiri mafaranga. Cyangwa se iyo abatwe dufite amafaranga wenda tukagenda gake kuko iyo umaze gutera imbere bitewe na business ukora hari igihe ubura umwanya wo guhora mu rusengero no kujya mu butayu, ariko byibuze aho ugeze ukajya utura bakagusengera. Amen. Abantu bose banyuze batanga amafaranga hano Imana irambwiye ngo igiye guha amafaranga ibiganza byabo. Igiye guha amafaranga ibiganza byabo. Uwo mwana aragenda akora umurimo w'Imana, akora ibyo yakoraga byose. Sinzi umuntu umwe wigeze ngamureba aramwikundira mubaza hataha asanga ntahataha. Ajya mu rusengero ariko abandi bagataha bagahitira mu mashamba. Aragenda amujyana mu rugo, aramugaburira, aramwambika, amutwara neza, atangira kwiga ibintu byo mu rusengero gucuranga. Uri hari ibyo tutiga bitewe nuko tutabona umwanya wo kubyiga, bitewe iminsi yo kubaho kwacu tuba dutekereza tubayeho ku gikoboyi tagira ngo ivuga ubutumwa ryose ritambuka hano niko bose bakoma amashyi. Haravuga ngo ntayo nkomye. Haravuga ngo Imana icyora akavuga ati ndarushe, dore igihe nahere navuye mu rugo ntanariye sinanabiheruka. Abariye nibakizamure. Ariko y'Imana yo mu ijuru ikingura imiryango. Iyo yakinguye ntawe ugira gute ukinga. Ni mu byahishuwe. Iyo yakinguye ntawe ugira gute ntawe ukinga, kandi iyo yakinze ntawe ukinga. Yo kabyara yo gaheka ongera yimpera icyubahiro. Umwana ntabwo nzi aho byaciye. Ubu tuvugana yageze muri Canada, ahembwa amafaranga ahwanye na 4,200,000 y'amanyarwanda. Ariko buriya yanyuze ko numva ngo biragorana. Inzira z'Imana ziruta imyenge ya supane. Abantu bari hano bafite ubwoba ko bazaterezwa ibipapuro, bashobora kuzabishyira ahagaragara mwabonye ubwishyu. Mwese muzamura ni muhumuri. We watanze inota 5 wa undi bavugaga umwe wahanuriraga nyuma. Imana yambwiye ngo igiye kugukingurira imiryango igutera inkunga, nurangiza utera inkunga abandi. Utagira ngo aya magambo uyu mugabo yakwatuyeho nayo yagiye gutoragura hano hepfo muri Nyabugogo. Oya, igiye
gutera inkunga ugere ku rwego rwa rundi. Ndabona ubyibuha ukajya utangira kujya utereza imikanda ariko ukagenda wongera. Ubu muri iyi minsi waragabanyije, aho wafungiraga ntabwo ari ufungira. Siga ufunga ugahinguka hano haba abakecuru b'intore. Ntwashiraho igitenge akaziri kukagira ngo agiye gukina karate. Kubera igitenge ntikigiraho gifata, nta mabuna agira, nta matayi. Ariko wabyibushye byaraje arambikaho n'amabuna aragiterura kikajya. Dukomere Imana amashyi yo byakunze, ibintu byose biremera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ubuzima twabayemo, wajya ugera ahantu ukabona inzego z'umutekano, niba habaye umukwabo ukabona barakureba cyane, ariko urwego tugezeho ntawe uture. Naho baba barimo babarundanya babicaza, urahagera ugahagarara kumva fandera kubashije ngo hari umuntu wawe urimo. Ariko hari igihe twakeberezaga. Dukomere Imana amashyi. Mwayuma ukumva aravuga ngo none se tugire gutya mu izina rya Yesu. Ningaruka nzabahuhamye ukuntu kera igihe kimwe Imana yigeze inkuramo Kigali ntagira aho ndara. Nirere hari hejuru hirya y'amarimbi hirya, abahungu twabanaga baranyirukanye. Ntibananyirukanye mu nzu byibuze ya Senkani, banyirukanye mu nzu ya 7. Kandi icyo gihe twabanaga twagiraga mu 9. Ndi umuntu birukanye, batwirukanye mu nzu igihe kimwe y'ibihumbi 3 turi abasore 10. Ubwo umwe yishyuraga 550. Mama Lisa hariya hakurya baratwirukana bayiturukanamo. Mpita nigira mu ishyamba. Ngire mu ishyamba sinzi ukuntu akubise agatima ngaruka kubasura. Nsanga nabo birukanyemo undi, ndabegera. Ubwo bakodesheje ya 7 sinzi aho bayavanye. Barangije nabo baranyirukana. Nisanga ejuru iriya. Data akinguye imiryango kuko nasengaga. Nisanga hari umukecuru. Haleluya. Dukubitanye. Arangije aranyitegereza, yumva mvuga amagambo meza y'Imana. Aranyitegereza arambwira ngo ugira telefone, ndabwira ngo ntayo. Waba wari utari ukagira telefone? Ahita agenda arayingurira. Nyuma y'iminsi nisanga mba hehe mu Kiyovu, hari hafi hariya hirya ni mu bayobozi. None buri mu gitondo rero nkazinduka mu gitondo cya kare nanjye. Buriya hari abantu badakora siporo kubera impamvu. Ninzinduka sinaraye ntahaze ngakora siporo, ndabigenza gute? Niga gukora siporo uko nyuze mu Kiyovu. Bariya basirikari baho bitonda cyane. Amen. Nabandi bose baritonda, n'abahano Nyabugogo, ariko abahariya bo narahanyuraga. Muraho neza? Yego. Muraho neza? Nkabasusa. Muraho neza? Yego. Rimwe noneho bagera ku rwego rwo kumenyera. Nahanyura nkanahagarara nkanagira gutya. Rimwe tukanavugana. Sinzi uhanyuze yigendera niba yarakoraga kakazi kandi nyine abantu bakora batambaye ntabwo mbizi. Ankubita amaso ndimo dusuhuzanya duhagaze, baseka nkaseka sinakubwira. Nyuma yaho haba umukwabo, naravuye hahandi banderaga barigendeye muri Canada. Njewe nubwo ntari muri bwa buzima nanone, ariko nari ntangira indi kosi ryo ku rwego rwo hejuru, hahandi bavuga butumwa babaye uhangayitse. Mbese ubuzima Imana igiye kugukoresha ibintu bikomeye, kunyuza mu bintu bikomeye. Ngeze hariya hafi hano nsanga hari icyo bita ntawe wacikaga ruguru Kimisagara bagafata hariya wambukaye Gasata, maze abantu bakagenda bakicaza, maze nanjye bagezemo hagarara uvuye. Ubwo naniviriye hehe rero gusenga yandi nari maze n'iminsi nkingahe nirarira ahantu muri bwa buvumo bwabaga za Kinyoni mo hasi, ariho nabonye inzu. Ibibazo byarongeye bikavuka. Hari igihe uri hejuru ukajya hasi, hari igihe uri hasi ukajya hejuru. Shimira Imana akaba ari hasi, hano Imana igiye kubazamura. Amen. Sibwo banyicaje ibyangombwa, ntangira kugira gutyo uyahicara hasi. Ndicara nimerera gutya gake gake. Noneho nkajya mbagizamo amaso nkareba abandi ku ruhande, nkareba abakobwa, nkareba abagabo, nkareba abambaye neza, nkareba abasirimu, nkareba bose mbanyujemo amaso, nsanga sinjye ngenyine.
ibibazo si ibyawe wenyine, hari abo mubifatanyije. Witaka tuza ni mubivamo. Imana yabwiye Yobu ngo ngiye kugusubiza we n'abagenzi bawe. Ngiye kubona mbona umuntu anyuzemo arahagaze, ndamwitegereza, ndamureba, nawe aranyitegereza. Niba yaributse aho yambonye ntabwo mbizi. Ngiye kumva mbona aratambutse, aragiye yongoreye umufande wari ku ruhande. Sinzi amagambo yamubwiye. Niba aramubwiye aturi yajya mubona hariya, mwaba mwamwicaze kandi afite wenda ngiye ko namona fanda arahindukira araje aravuze ngo ngukora iki? Ndaseka ninkorera Imana ngo ngwino hano. Ndagenda njya ku ruhande, aravuga ngo ngibyo uvuze nibyo. Ni nyakubahwa fande rwose dukorera Imana ngo yango genda. Mpita mpava, ngeze hirya wa undi arampamagara, arankurikira ati hagarara. Yambaye civil, ndahagarara. Ntabwo nakubonye hano na ya nibyo. Ukorera muri biriya bice suko nahavuye. Hari igihe Imana ishobora kugukura ahantu ukagera ku rwego noneho rwaho usanga naho baba babicaje, uhagarara ukabaza ngo muraba, ikura hasi ikicazanya nibikomangoma. General Bwana ibarikiwe. Niki gishobora gutuma Innocent ashobora kwinjira hano, uwari wicaye hano akimukira inyuma, uwari wicaye hari akimuka, kugira ngo nuko yavuze ngo ikura hasi kicaza. Adukomera Imana amashyi ntabwo mubyumvise. Kugira gutya mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. General Bwana ibarikiwe. Mbwiwe n'Imana mabwire ngo nimuhumure, hano hari abashomera Imana igiye gushakira icyo bakora. Yo kabyara yoga hekirigaragaza kakana nabahago ubuhamya kaririyo. Ndebye kuri telefone nsanga yanyandikiye ngo daddy ngo sinzi niba unyibuka, ngo nitwa runaka, ngo wihanganire, ngo nubwo natinze kukwandikira, ngo ariko nahoraga nkuzirikana, ngo nageze muri Canada ntangira kwiga ndagerageza ariko Imana yaransubije. Ubu nanjye mpembwa avuze umubare w'amafaranga, nifuka mu maso nkurikiranye ibyo yandikaga hepfo, nsanga kuri bya bindi biza kuri mobile money by'iburayi biza bikaza kuri mobile money yawe, nsanga hagiyeho data wa twese. Ndihengura ndagenda nishyura ya indi banyandikiye nje hano nababashyitsi. Umva reka nkubwire, mpita mbajyana nti mu munsi ntago murya mu rugo. Buri ejo twahariye kubera ko nta mwanya nari mfite kumvange. Kumbi twari tumaze iminsi twarahondaguye. Ndashaka ko data wa twese akora igitangaza kikagutungura, ashobora no kugikora mbere yuko ejo utaha ubukwe. Ubyizeye vuga ngo ndabyakiriye. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki hano? Yambwiye ngo mbabwire ngo ngaho baho uko Imana yabiguteguriye. Nibivuga ngo baho bo barashaka kupfa, no, ntabwo iraza kubikora nk'uko babyifuza. Yategetse ntawukuraho n'inyuguti n'imwe. Yavuze ngo baho, mbwira uwo mwegera ngira ngo baho uko Imana yabiteguye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Aya magambo twasomye yatubwiye ngo iki? Yavuze ngo kavukire yawe so yari umwamoni, nyoko yari umuhetikazi. Ntabwo nshaka kuvuga kuri aba bari hano muri Bibiliya, reka njye kuri kavukire yawe. Ureba aho uvuka, ureba aho wavuye, ureba ibyo wanyuzemo, ureba abamwose ibere rimwe, ureba abapfuye, ureba bagize gutya na gutya, urebe nubwo ubayeho nabi, ariko turashimira Imana ko utarapfa. Kandi nta nubwo ubayeho nabi, mbonye imbaga y'abantu nyinshi yifuza kwambara nk'uko wambaye. Hari abakure bakavuga bati uyu muntu imyenda yigurira hehe, kandi wenda ubizi neza ko dufite ari tungahe, ari dutatu gusa. Hari abakunda kubanga amavuta uyu mukobwa yisiga ayavana, kandi wasanga wenda ashigita ubuto. Ikiduhishira ntiduteza abantu, ntitwanike, yanadukaranga ntidukarangire ku irembo, ikabikorera mu gikari tuyikomera amashyi. Twongera tugire gutya mu izina rya Yesu. Ninza kuvuga icyo gitangaza rero Imana
yarakoze. Amen, amen. Tekereza ko icyo gitangaza cyavuye kuri uwo mwana. Hari inzu nari narazamuye ahandi ku ruhande, igezeho yakarangiye hejuru, bihita bihagarara, imbaraga nzijyana ku idini. Tinga igitangaza cyatumye inzu nayo irangira. Ifite amafaranga inzu yubaka mu minsi 3. Iri inyuma y'izindi, ubirimo umuntu nawe wishyura 70. 70 ingahe? Mbwira ngo Imana iguha amafaranga, ibyo usabwa byose birakorwa mu gihe gitoya. Amakote ntudodesha uragenda ukayora. Abakwigisha indimi zose ntabwo ari ngombwa ngo basanga iyo, oya ubahamagara iwawe kabaha n'amasaha. Wewe icyongereza uzaza saa 10 bugiye gucya, araza amafaranga arababyuta ati mujye kwigisha boss. Wewe igiswahili uzajya uza saa 9 nko kitarabika akaza. Wewe ikiratini n'ikidage nushaka uzakiga, iguha amafaranga, urabazana. Hari Imana ikinguye imiryango kugira ngo ibyawe ubikore mu gihe gito. Yikomera amashyi, yikomera amashyi, ongera yikomera amashyi nanone menshi, ongera yikomera amashyi nanone menshi, ongera yikomera amashyi nanone menshi. Ubwo nimvuga ibigendanye n'icyo gitangaza cyo kwiyonza mu kurangira, ntabwo ndaza kukwereka ikibazo nari mfite nanone cya credit ya bank. Nayo nahoraga nsemeka nk'agaserebanya, iyo nayo yararangiye. Ariko dukomere Imana amashyi. Hari igitangaza Imana igukorera, abadayimoni bagapfa bagacinduka bakarangira ku buzima bwawe. Iravuga ngo kavukire yawe. Uyu ni umwana w'umukobwa wavutse mu buzima bukomeye. Bibiliya imuvugaho mu magambo twasomye ngo se yari umwamoni, nyina yari umuhetikazi, kandi aya moko uko ari abiri, abamoni n'abaheti, ngo baraziranaga urunuka. Yari amoko ateye ubwoba, abamoni. Hanyuma nk'umwana w'umwamoni, umugabo w'umwamoni, niba yari yagiye kwiga ntabwo tubizi, ngaragenda yikundanira n'umukobwa wo mu baheti. Iyo ngo barakundana, bamaze gukundana baraganira, babijyaho inama. Umwe yavuga ngo reka ngende nerekane uyu mu muryango induru zikavuga, bikamerera nkanjye nagiye kwerekana madamu wanjye ku Kibuye. Hitimana ati niko sha, niko uyu ngo nuwahe? Ni Kigali, avuka ibyumba. Uyu mugore usa gutya, uyu mukobwa usa gutya, urabona azigera afata isuka. Hari abantu bazi ko tuzabaho, ntabwo twasigiwe amavuta y'ibintu bimwe. Hari abagomba gutungwa n'amakaramu barize, hari n'abagomba gutungwa n'amasuka bagahinga, harimo n'abagomba gutungwa no kuvuga. Barimo twebwe, vongo barimo twebwe. Harimo n'abagomba gutungwa n'ikirenge, katawuti, katata, yo gutya gusa bikajya byishyura abana minerivari. Harimo n'abadatungwa n'umupira, agatungwa na gutya igumi bakama. Tumutipe tera twatangiranye, tugitangira kubijyamo, ubu ari ku rwego rwa hahandi bamutoranya akaba bodyguard. Arayafata we, ngo nguki ye turakubitana ati ariko nanjye aranyubaha kuko azi ko iyo mvuze ngo ri tasha etavuga ati igiye kuvuga we muhungi. Mbwirira mugihe mbwira ngo shima Imana ko icyo yaguhaye yakimye abandi. Wongera umubwire ngo kandi uzajya ububaha kuko ibyo yabahaye yarabikwimye. Kuki ingoma zitavuze nuko muri mwe ntawe uzi kuzivuza. Tuvuge ngo amina cyane, twongera tugire gutya mu izina rya Yesu.
amen amen. Bariya bana ngo baragenda bari kunanira bagera ku rwego rwo kujya kwibwira mu miryango, ibibazo biravuka. Niwe narimbahaye ubuhamya ibyambayeho, nafashe umukobwa rwose nkamujyana ku Kibuye, muzehe ati menya ndampinka, niko shahangarure nuko rero nyuma y'ukuri ikigoryi amakuru ngo bari bafite mu muryango wacu nayo mu bapfumu bari barabahaye, barababwira ngo mu bana muzabyara hari umuhungu mutazabana, uzaba mu mahanga, uzatura kure yanyu, azaba umukire cyane, ikibazo azakorera izindi mana. Reka nkubwire, umurozi ukuroga azi icyo uzaba. Abapfumu muturanye barabizi icyo uzaba, niyo mpamvu umuntu akuroga cyane yabona udapfa akavuga ko nawe uri umurozi uteye ubwoba. Bwira mu gihe ubwira ngo ibyo uciyemo none nizo mbaraga zawe z'ejo hazaza, niyo mashimwe, nibyo bitangaza. Amen. Hari umuntu wumvishe byibuze Imana imukozeho se ngavuge ngo Mana nshingiye ku byo nabonye ndi umugoho gwamya ko nta hantu kure Imana itavana umuntu. Harambwira ngo niko wowe urashaka kurongora umukobwa w'i Kigali, urabona azajya mu mishike guhinga? Wowe urarongora umukobwa w'i Kigali, urabona uriya mukobwa ashobora kuzikorera ibiro nka 50 by'ibirayi kubera abaho na mama na shari wa papa bose babayeho kubwo ntabwo nshaka ko abantu bakurebera mu byo bashaka kukureberamo. Dawidi bamukubise amaso hariya bagoswe n'ingabo, baramubwiye ngo bwa butama n'intama wabusigiye nde? Bamurebera mu ntama, kandi umutipe aramaze gusukuha amavuta y'ubwami. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Hamani ngo yinjiye ngo asanga Morodekayi ku irembo, umunsi wa mbere ngo abandi barunama, Morodekayi ntiyunama. Ikintu yari yakoze mu mateka ya Morodekayi, kuko ntabwo washoboraga kurinda ibwami utaranyuze mu gisirikare. Rumwe mu bajepe kinyabupfura cya gisirikare n'amabwiriza yarabinyuzemo, yagize gutyo. Icyo atakoze ni ukunama nk'uko abandi bunamye. Icyo cyubahiro cyo nticyari kinyuze Hamani. Nge nibaza n'amatiku ya Hamani bikanyobera. 150 by'abasirikari n'abandi bose barahi ibwami ngo barubararaga. Umuntu umwe yatuma wishyira hejuru kugera ku rwego rwa Hamani ku rumambo. Amen. Asanga aho yamusize ku irembo ntabwo ari hari, ahubwo yinjiye. Amen. Arabaza ati wa wundi ari hehe? Baramubwira bati ngo nimirinde umwami arayumva. Kundi yahavuye umwami arimo aramubaza ngo harya twagukoreye iki? Twaragushimiye, hari ibyo twakoze? Morodekayi atoya, abaje abandi ngo hoya. Hamani azaje kubirangiza ngo ahinguke bumva ijwi n'imirindi. Umwami atoni nde bati ni Hamani. Amen. Bavuze ngo ni Hamani, umwami ahita abwira ngo mubwire aze yihute. Hamani agezeho Morodekayi yarara ntiyamuhasanga. Kumbi yimutse. Ndashaka ko muri iminsi hari ibyo mwimukamo mu izina rya Yesu. Amadeni mukayimukamo, ubukode mukabwimukamo, intambara mukazimukamo. Yego. Narababwiye ubushengo siduhakana ko tutari mu butayi, ariko ubutayi turimo si ubwo guturamo, dufite aho tugana. Amina. Haleluya. Ngo umwami ahita abaza Hamani ati niko Hamani? Yego. Uwo mwami akunda kuba bamukorera iki? Umva ijambo rya mbere. Hamani ahita asubiza ngo bamwambika imyenda y'ubwami, bamugendesha ku ifarashi y'umwami, bamwambika impeta y'umwami, ubanza arashyizemo ko bamuha n'ikofi yuzuye amadolari. Hanyuma umwami ati nta kindi gisigaye. Hamani abitekerezaho yumva ngo nta wundi kandi Imana yo yagutoranyije, iba yagutoranyije.
niba ari Imana yamushutse, niba ari Satani ntabwo mbizi. Ngarasubiza ngo bafata aba bodyguard ariko bari ku rwego rwo hejuru sha mu byegera by'umwami, ngo bakajya bagenda bakurura yandogobe ngo dore umwami akunda kuba. Umwami ahita amubwira ngo genda ubikorere Moridekayi wicara ku irembo ry'umwami kandi ubikore byose hataburamo. Angelo komera Imana amashyi. Haleluya. Ndashaka ko Imana ibigukorera hataburamo na kimwe. Iguhe inzu, iguhe meza, iguhe saramanje, iguhe intebe n'ibisorori kandi iguhemo n'ibishyushye. Igukubita inkweto, igerekemo n'amasogisi, igukubita jire n'ishati, ijombemo na karuvati. Gahunda y'Imana nibiguhaye isaha ntabwo yakwimibuye. Yikomere amashyi. Ni Imana ibyitegereza. Ntabwo yaguha imodoka ngo ikwime esanse. Hari abantu Imana ihaye kujya kufungura konte ikabaha n'amafaranga yo kubanzaho. Komera Imana amashyi nanone menshi cyane. Amen. Reka tugire guca mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Maze suko mu rugo baranyanga karahava. Tinya umuntu wagiye mu rukiko nkanafata irembo nkanajya gukwa, hakaza mama wenyine na mushiki wanjye nawe waturutse yanyuze Gatumba. Mu muryango dufite wa wundi turi abakene cyane, ariko byibuze ntituri n'abakire cyane, ariko ntituri n'abatindi. Nabo babiri baje gusa, bahageze basanga Imana ibintu yakoze ni ibitangaza gusa. Basubirayo babibwiye muzehe ahita babwira ngo ubukwe ni ryari. Igihe cyo gusezerana mu rusengero baramenye iby'Imana yankoreye. Yarahinduye amateka, yarakoze imirimo n'ibitangaza, n'ibiziriko n'ihene ni bose nazaga gukura hano Nyabugogo ngenda njyana nongera ngaruka nongera njyana. Babona iby'Imana ikora, baramyimye 8. Ubu tuvugana nyuma yaho tubyaye abakobwa n'abahungu, nyuma yaho bamenye ko mu mujyi wa Kigali ngufitemo mazane n'imodoka n'urusenge n'umugore vuga ngo umugore ya data. Tugira guca mu izina rya Yesu. Bamaze kugura amasambu yose, umva amasambu nka 6. Umwana wacu ndashaka ko bakugarukira, Imana yagize gute yakoze. Bayagura batayagura ntaho nzajya kuba. Njyewe ndi umunyakigali, nzava Kigali njya muri Canada cyangwa Amerika n'ahandi, cyane ko urwego rwaho ngana naho mpagaze runyemerera kuzenguruka. Ariko wayikomeye amashyi nane. Yobu yaravuze ngo izi nzira nyuramo nizimara kungerageza zikangerageza nzazivamo, ngo nzaba meze nk'izahabu. Bakwanze none ejo bazagukunda. Haleluya. Bakugaraguje agate ejo bazaguheka. Wazumbwira iki nsigaye ngendana na taci? Kiramujya ngo ibintu by'amataci. Yego. Ubwo rero urumva kuko n'abakozi bo mu rugo bazifite, urumva mbese mvuze ikintu ntakwiriye kuvuga. Bireke byihorere. Shimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi. Umuntu atazashima ngo naraye ndiye, ugahaguruka utabakiriso bo kwa Mana ivuga batera iseseme. Ibiryo nejo namenye muri ntuza, none kwa bimenye haro wabihaye. Hongera mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya ivuga ngo iki? Bariya bana barabateragana, bariya bana baragenda ngo mu rukundo rwabo bageraho baterana inda. Bibabaho, bimaze kubaho bisanga muri icyo kigeragezo, kandi igisubizo cy'inda watwaye si ukuyikuramo. Oya, ni ushigisha amarwa uzanayikorere unanayinywere.
wa mukobwa amaze kubwira wa muhungu ko yamuteye inda, umuhungu ngo agenda abibwira iwabo baraza barabajugunya. Umukobwa agenda ngo abibwira iwabo mu bahe nawe baramujugunya. Umukobwa arahindukira abwira umuhungu ati kuba unyemera byonyine gusa uyu mwana tuzamubyara, tuzabana amahoro. Umuhungu ahita amusubiza ngo itonde sinjye utenda ngenyine, no mu muryango wacu ukurikira ntidutera inda. Umukobwa nawe wamuteye inda baramujugunye. Batatu bangahe bane bangahe barimo hano bazitewe n'abatipe baganira bavuga ngo umva tuzabana baba tuzabana no mu ijuru nibikunda tuzabana. Wamubwira ngo ko byaciye mati biki bicamo ko nge ndi ikiremba. Murabizi ko bibaho cyangwa ntago bibaho? Imana kiyo bamaze kukujugunya bamaze kukuvaho, Imana izikagusama ikagutora ikakitwarira ikakurera ikagukuza ikabana nawe byarimba ikagutuza no hagati mu ribo. Ngo bene nyine bamuta mu rwobo, Imana imukura mu rwobo. Ngo habayeho inzara bajya guhaha, ngo bagiye guhaha basanga bajugunye mu rwobo niwe ushinzwe gutanga ibishyimbo. Ongera ugire gutya mu izina rya Yesu. Icyubahiro cyawe Mana. Ongera ugire gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Ongera ugire gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ongera mpera Imana icyubahiro. Reka mbabwira akantu kamwe ko nta nubwo kabaye kera n'ejo bundi. Umwe muri ba basore banyirukanye mu Kigali, banyirukanye ho twabaga nkajya mu ishyamba, yaragiye kodesha ku Kinyoni ko mwene nyina we yarapfuye. Twagiye kumushyingura muri Kibiri aho bita mu Kazira Abageni, bamugongeye Ikabuga. Uwo nguwo wari usigaye wagize uruhare mu kunyirukana aho ngaho. Yakodesha Kinyoni biranga, akodesha handi biranga, akodesha hose biranga. Noneho agana za Kabuyagira ngo niho hari inzu za make. Bamurangira inzu umukomisiyoneri umukwe Karuruma amurangira inzu. Barambwira ngo ni kwa Bishop. Barahamurangira baramuzamura. Ageze ibyumba bingahe byibuze arayishima. Ayishimye bati mumuhamagare mwishyure. Kajya mvugira kuri telefone ngo na 3 ngo wagira birise ntikereka niba ngo ariko ngo se ko ngusabye ngo wankorera ibi kuko nijwi ryarahindutse uko yaranze ntabwo ariko ndi uko navugaga ntabwo ariko maze noneho ngiye kuhagera. Rero umva ngiye kuhagera ndazamuka nkikinjira abakodesha imbere barakinguye, imodoka yanjye barayizi, ngewe ngenda ni umuziki barakingura, mva mu modoka mukubita amaso nkubita amaso ahita amena nk'ibisusa basutseho amazi. Haraza aransuza ngo bite hanga, aranyita hanga se pastor arisigiye ndi, aranyita hanga se papa manda arisigiye ndi, aranyita hanga se hanga Bishop nirye cyangwa nirya mukasa boss araranyita ariko na boss we yarebye muri bya bindi by'uko mbere twabanaga. Ya ndabwira ngo ni wowe washimye iriya cyangwa ati rwose iri ndabwira aha nakubwira 3 2 yazane. Ngiye kumva numva arambwiye ngo rwose ngo nakwingingaga ngo haraboraho 5. Ndabwira ngo yazane, arayazane ni kandi iyo 5 ntuzayame. Reka nkubwize ukuri, yaragiye agira ubwoba agira n'isoni. Nyuma maze kugenda arampamagara ngo ntibikunze natekerezaga ibyo nanigiye kuko ndabona bidakunze wayansunikira mpitanye musunikiro. Ariko ahava abonye ko nta Imana itakura nta naho itageza. Ndashaka ko abagize uruhare mu kugushyira hasi mukubitana Imana yari icyo yagize gute yakoze. Impamvu tuyita Imana nuko ikora ibyo tudashoboye. Impamvu waje hano nuko ibyakuzanye hano utabishoboye. Iyo uba wabishoboye wabikoreye iwawe. Rero ubwo utabishoboye ugiye guhura nayo. Vuga ngo amina cyane. Amen. Tugana ku musozo. Ukuri. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mwana w'umukobwa baramuteragana n'uwamutenda aramuteragana, arangije ngo yigira inama ko kana uko yaragahetse nuko yaragatwaye ngo aragenda akarambika ahantu. Aravuga ngo nyogokuru wawe ntakwemera, mama ntakwemera, so wanyu ntakwemera, bene wanyu ntibakwemera, bari mu moko.
ba runaka ntibakwemera bari muri ibi, na ba runaka ntibakwemera bari muri ibi. None ubwo niba batakwemera, n'uwanteye inda yambwiye ko adatera inda ari ikiremba, kandi ubwo bari babikoze nk'inshuro nka 13 n'igice, ariko arahakana atireka. Muvyeyi ahita mwishishura murambika hasi uko yakavutse ngo nta twenda, nta tuvuta, nta namba, nta kintu yari afite, ngo ahita ashyira hasi. Bibiliya iravuga ngo n'umukundwe wawe ngo ntibawushamye. Aribyo bya bindi uko yamubyaye yarabamenyesheje ntiyagira uva bose, nuko ngo arangije nawe ahita amujugunya aho ngaho, aramujugunya ngo nawe arigendera. Umva ijambo uko ryatubwiye, Imana ihita ihagera, igera aho bajugunye kakana, igera aho bajugunye wa mwana. Haleluya! Ndasanga ko Imana ikugeraho ntambwe zirakugeraho, ndashaka ko Imana ikugeraho ntangwa zirakugeraho, ndashaka ko Imana ikugeraho nta mpyisi zirakugeraho. Imana ibirahageze, ihagera ko gahinja kari hasi, ihuku zanyuranagamo, impyisi zanyuranagamo, bihehe zanyuragana. Umva, uhanganye na byinshi, unyuze muri byinshi, naho utuye naho ugenda impyisi zirakanuye, ariko turashimira Imana aho bagutaye niho Imana ihagaze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Haleluya, amen. Imana inkorera igitangaza ku munsi wa mbere kugira ngo imiryango itinye nazuye mama. Nimvuga kuzura ntabwo ari nge Yesu uzura, no, ni igitangaza Yesu yankoresheje. Mama yagiye hano mu Gashubi bamukubita ibirozi, bamukubise ibirozi arapfa, aza arwaye, bamujyana mu bitaro ku Muhororo. Amaze ni wanyu ku Muhororo, agezemo aranogoka, bahamagaye mu miryango ntawe ari kujya kumuzana. Abakazane bati dufite umuhungu uri Kigali ufite imodoka. Numva abaganga barampamagaye, turagenda tujyayo, baraterura dushyira mu modoka. Ntibyari byoroshye, iyo mu giturage ntabwo hagombera ambulance, ntihagombera kujya muri reka data we. Icyo gihe aho wagwaga niho bashinguraga. Bya bindi bije vuba kubanza kujya gupima byagenze uku yaguya, no, bashinguraga no munsi y'urugo. Ntimubizi? Yego. Turamujyana tumugejeje ahantu hitwa Ibijyojyo, mva mu modoka njya kugura amazi, abakazana bararira biwe na madamu twari kumwe. Ngira madamu nyemera kubi, kandi umuntu wawe akwemera kubera icyo yakubonyeho. Tugire gutya mu izina rya Yesu, amen. Harangije tugezeyo, ndahagarara, bose barira, nanjye ndarira, banagize ntebarira, n'abaruzaze barira, n'abandi bose bararira. Mpamagara n'imiryango yanjye yo muri Canada inyikundira, nayirarira, n'abashiki banjye bose bararira. Ndangije numva ijwi rirambwiye ngo hari ikintu nshaka gukora, ngo ndashaka kwiyubahisha. Ndavuga ngo Mana, mu izina rya Yesu wagaragaza imbaraga zawe. Bane barimo kurira, kandi ubwo umukecuru ntabwo yarakijijwe, yarakiraguza, yanywaga n'itabi n'inzagwa, ibintu byose. Wanamunyera akagutera umugere. Ndasenga ndangije nti nimuhumure, iyo byabaye biraba, ariko Imana ibihagazemo ihoza abantu amarira, bararebana. Ndasohoka njya haruguru, mba ntemberaho gake, ndagaruka. Ngarutse mukecuru ko nari mpavuye ngo yiteye hejuru avuga ngo umwana wanjye Innocent ari he? Maze dore Imana ngira kora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, amen. Ngarutse numvisha baza kundeba haruguru ngo mukecuru yazutse, ngarimo arakubaza, mpita nzi ntitwebwe dusenga Imana we. Ibyo wahanuye iyo byasohoye, umuhanuzi arega agatuza akavuga ngo reka mbabwire, abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakoreshwe n'iby'ubutwari. Maze ndahagarara nkora mu mufuka. Burya nubona umuntu akoze mu mufuka, ntuzagire ngo ni ukwiyemera. Hari igihe mu mufuka haba harimo ikofi y'amadolari.
nuba n'umugore yakenyeye igitenge umusuye ugasanga yicaye muri saro n'igitenge mu mabere arimo arareba akanyombya ntuza oya afite ikimutera wasanga muri sitoke hagarutse ibiro 10 by'ibirayi. Dukomere Imana amashyi, twongere dukomere Imana amashyi. Amen. 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 Ngo bamuteraganye y'Imana itiza irahagarara. Umva ijambo ko ryavuze, nkunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata ryawe, wari waratawe ntacyo wambaye, umukungwa wawe ntibawusharuye, inkomoko yawe ahana kwa nyoko ahana. Ubwo nkunyuzeho, umva ijambo Imana yavuze, yaravuze ngo baho y'Imana ririmo rya ambara isige tura tera imbere gubwa neza shingirwa ambara agatimba fiansaye alliance tereka amaso ambara rinete sokoza hengeka dafiriza manura muri baho y'Imana, muri baho y'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twongere dukomere Imana amashyi. Amashyi nayawe Yesu. Twongere dukomere Imana amashyi. Twongere dukomere Imana amashyi. Twongere dukomere Imana amashyi. Kubera aho navuye n'ibyo nanyuzemo, madamu nta wundi yemera nta n'uwo yizera, aziko n'igisafu nagifata kabisa hagituritse, aziko indege igiye kugwa mu kirere natega ikiganza ikagwaho, vuga ngo yemera amavuta kubi, yemera amavuta. Kubera impamvu niyi, nigeze mva mu rugo abizi neza ko nta kintu gihari turaburara, twari tunabwiriwe nanone kabiri, mavuye anyiruka arambwira ati ndabwira ngo subira mu rugo, Imana niza n'ibyo kurya idasanga twese twagiye. Havuye umugabo umwe wakoraga muri bet, azazanya akamodoka karimo umuceri n'ibishimbo n'amavuta na kawu, modoka zirahagarara barapakura bakarane, madamu aramamagira ati ngwino umwana yaje, hitangatira akanyanyomba ngaruka nigize nka jetiri. Dukomere Imana amashyi. Imana igiye gukora ibintu bigaragara, Imana igiye gukora ibintu bigaragara. Noneho umunsi umwe agiye mu cyumba asanga umugozi w'igikapu, ntabwo yarazi ko ari umugozi w'igikapu, nayo nawukuyongera ngo nzawujyane mu rusengero bawushyire kuri gitari ya solo, ndawibagirwa. Ugwa munsi ageze mu cyumba amatara ntabwo yakaga, awukubise amaso aho ucengeye mu ntuza agira ngo ni inzoka, asubira inyuma aragenda arakinga, bwira abana ati ntungire munsi, irimo nayibonye irimo. Uwo munsi byageze saa 4 batarateka, kubera aho wari uri yari inzira ijya no kuri stoke y'ibyo. Umva sha bose baragenda barahagarara, nsanga bumiranye ku irembo, ngo nuzi harimo inzoka ngo iteye ubwoba. Hanyuma mpingutse ndagenda parika imodoka, maze guparika imodoka ndinjira, ndagenda uko abana bansuhuzaga mbona bose ntibansuhuje, ahubwo batangiye kujya bavuga bati ceceka. Maze madamu ngo nibiki, arambwira ngo mu nzu harimo inzoka y'indogano. Wayibonye? Nakibonye cy'igikara. Wayibonye? Twanarebanye. Komana mana nikingura, ngo nago nakingura, ngo nawe genda ukingura. Mpita ngenda ini nahagana, kubera ko nari nzi wa mukandiraho nawusunikiye, ngize gutya ndawubona. None nanjye kugira ngo mwemeze neza ndabanza nigira inyuma nkuramo agashaka sigara nisengera. Hari igihe umugore agukoraho gake yabona woroshe mu gukirana, umunsi umwe azamubwira agahita kwereka ati nkwereke ibyo nabonye. Fungura agashati ndambika hariya sengeri, ndabanza nanjye ndimunya kuko nari nzi ko ari umukandara. Yibayo nyitinya kubi.
ntinya inzoka n'ingonokera Ey. n'urushinge rwo kwa muganga rumwe batera gutyo ruriya ni ibintu bitatu ntinya ariko ko nari nzi ko ari